Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira mu ijambo ryitwa ukuri. Haleluya. Ukuri rero turi kureba ukuntu twajya dufasha abantu bari mu kinyoma kukivamo. Nibyo ejo twatangiye kuganiraho ukuntu tugomba gufasha abantu bari mu kinyoma. Icyambere rero twabonye nuko tugomba kubagirira impuhwe, kuko iyo ugiriye impuhwe umuntu uri mu kinyoma ugerageza kureba ahantu habi agana, ukumva wamugirira impuhwe ukamwereka inzira ikwiriye kugira ngo ave muri ya nzira mbi. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kureba ubundi buryo bwo gukura umuntu mu kinyoma. Ni ukuvuga ngo kwimika ukuri, mu yandi magambo kwimika ukuri mu bantu. Ubundi buryo twakoresha rero ni ubuhe? Ni uburyo Yezu Kristo yatwibwiriye ubwe ati munyigireho kuko ntuza kandi nkoroshya. Haleluya. Ayo magambo rero ni amagambo akomeye cyane, tuyavuga buri munsi tukayasubiramo. Ni ivanjiri rwose, ni amagambo yiviriye mu kanwa ka Yezu, ariko kenshi na kenshi tuyahindura amagambo ntituyashyire mu bikorwa. Ubu rero tugiye kuyashyira mu bikorwa mu buryo bwo gucana itara ryitwa urumuri rw'ukuri. Haleluya. Mu isi y'umwijima, urumuri rw'ukuri rero turi buze kurucanisha koroshya no gutuza. Gutuza no koroshya rero nibibe intwaro zacu kugira ngo tubashe gucana urumuri, isi ibone ukuri. Haleluya. Turabicana dute rero? Ibi bikoresho bigiye kudufasha gute kugira ngo tubashe kumenyesha isi ukuri? Gutuza no koroshya birumvikana bijyana no kwihangana. Gutuza no koroshya bikubiye cyane cyane muri icyo kintu cyitwa kwihangana. Gutuza rero ni gute? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu bavuga bati aratuza, ni ukuvuga ko aba ari umuntu ufite umutima ugwa neza, niko bavuga. Wa mutima udahubuka, wa mutima utagira umujinya, wa mutima utagira amagambo menshi, wa mutima utagira inabi, mbese wa mutima utagira byinshi, ahubwo uhora usingiza Imana. Ntushobora gutuza wifitemo intambara mu mutima, ntabwo bishoboka. Kugira rero ngo izo ntambara zibe zitariho, nuko ugomba kwakira Yezu Kristo muri wowe. Bitabaye ibyo intambara ku isi zo ntizizashira. Mu mitima y'abantu zihoramo. Iyo utayitewe n'uburwayi uterwa n'ibyo wabonye, uyiterwa n'amagambo wumvise bakuvuga, uyiterwa n'urugamba urwo ari rwo rwose rukuriho. Ibyo byo ni ibintu bitazigera bivaho. Ariko iyo ufite Yezu, haleluya, nicyo nshaka kukubwira muvandimwe, gutuza birashoboka. Yezu akwihera amahoro ye. Haleluya. Amahoro ye agatuma ubona ibintu byose mu buryo bigomba kubonwamo. Noneho rero muri bwa buryo bibonye bukaguha gutuza, kuko wamaze kubona yuko ntacyo uri bubishoboreho. Nta kintu na gito ushobora guhindura ku kintu kiri bubi. Yezu rero ajya atwigisha gutuza. Nigeze kumusaba ngo anyigishe gutuza, nubwo wenda ntarabigeraho, ariko hari ikintu ngewe naguhaho ubuhamya yampayeho gutuza. Amaze kubimpa ndavuga ni ibi byo ndabibonye. Kenshi rero kubera ko nakundaga kujya gukora ubutumwa, ariko kubera birantega z'isi bigatuma iteka ngenda nkererewe. Mbese atari ukuvuga ngo nashatse gukerererwa, ahubwo nkasanga bibaye ngombwa ko nkerererwa. Kandi iyo ukererewe burya ucumuza abo mugomba kujyana, ndetse nabo wahaye gahunda y'isaha. Nkabazi ko iyo gahunda yo kwica isaha atari byo rwose. Ariko noneho nkavuga ni se Nyagasani, kureba ukuri akaba ari wowe uri kungenera gahunda. Ngiye gahunda natanze ko ari iyi ngiyi, none biragenda bite? Hari ukuntu wenda ngo urugero muvandimwe, hari ukuntu nagiraga gutya nkavuga nti niba nahaye umuntu gahunda ya 6:30, ubwo narabaraga nkavuga ni 6:00 ndaba mfunze biro, mpite ngenda ku buryo wenda n'igice mba mugezeho. Ngewe nabipanze gutyo. 5:00 zibura iminota, nako 6:00 zibura nk'iminota 5, mwumva umukoresha arampamagaye ati nkorera aka kantu karihutirwa, kandi rwose karihutirwa, kankorere vuba vuba. Nasanga ngomba kugakora, namara kugakora nkakamushyira kareba niba ariko yifuzaga ko tugakora, agakosora ibyo akosora, cyangwa se akambwira ati bitubisubiremo, tukabikora
twarangiza akazabona kugasinya ka kantu nkabona kuba nagakoresha icyo nagombaga kugakoresha. Igihe bitaragenda gutyo rero nta kundi nanjye nabigenza. Ubwo rero mu gihe bimeze gutyo ugasanga amasaha arimo kugenda agenda, noneho ukaza gusanga ya saa sita n'igice nateganyaga kuba ngeze kuri wa muvandimwe, ahubwo saa sita n'igice ndakicaye muri biro, kandi ahubwo wenda umukoresha wanjye ntararangiza no gukosora ako kantu. Ibyo ni ibintu byagiye bimbaho cyane. Iyo ku isi utigenga biragoye no kubahiriza igihe. So kuvuga ko bidashoboka, ariko kwigenga burya ni ikintu gikomeye. Burya kwigenga bijya biduha kuba abantu bakwiriye. Nuko ubwo rero bikananira, noneho narangiza nkumva umutima wanjye urimo kubyina. Ubwo natangiraga kureba ku isaha, nabona ya minota nabwiye wa muntu igeze, nkumva umutima urimo kubyina. Igihe kimwe rero Yezu Kristo araza aransanga, arambwira ati rero ndagira ngo nguhe gutuza. Aturabona ku isaha iri kugenda nte, hari ikintu wakora se ngo ihagarare? Ntoya, none ayihagarika isaha yawe, biragaragara ko wowe iraba yahagaze kugira ngo iguhe amahoro, ariko ku bandi irabigenda. Daye iyi saha yawe ihagaze, uyijyana kwa reparatera ukamubwira uti isaha yanjye ntigikora, kuko ubundi urushinge rugomba guhora rwikaraga. Siko bimeze? Ni niko bimeze. Urumva hari icyo wakora kugira ngo bihinduke? Nta na kimwe. None ndashaka kukubaza, kuhangayitse ukaba ufite umutima uhagaze, hari ikintu biri buhindure kuri iriya saha? Ni ntacyo. None se kuba wicaye aha ngaho uhangayitse, hari ikintu na gito biri buhindure kuri gahunda wowe ufite muri wowe? Ni ntacyo. Biratuma se byibuze wihuta kubera ko wahangayitse? Ntoya. Ati nje kukuzanira umuti. Icyambere, banza wemere kuri kumwe n'umugenga w'ibihe, kuko ngiye ugukerereje nzi impamvu. Ati byumva? Ndabyumva. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, iga gutuza imbere y'icyo udashoboye kugira icyo ugikoraho. Niba ushoboye kugikora gikore, ariko niba utabishoboye tuza. Nuko niga gutuzanya, ndabyiga pe, ndabifata ku buryo hari n'igihe najyaga njya mu kizamini muri universite, nkaba nzi ko ikizamini kiratangira saa 12, ngewe saa 12 zikagera rwose ndi mu nzira njyayo. Yezu nkamubwira nti ndacererewe, akambwira ati ushobora se kwihindura iyi modoka indege ikagwayo? Ntoya. None se birashoboka ko kubera ko wahangayitse uri buhagende iminota 5 wari kwagenda 10? Ntoya. Icyo usabwa ni iki rero? Wowe tuza, aho uhagerera urahagera, ibyo usanga urabisanga, ariko ugenda uri muzima. Urabyumva? Ndabyumva. Yezu twaragendanye igihe kirekire anyigisha nkoresha uwo mwitozo wo gutuza, nuko ngezaho kuko nakira gutuza, ku buryo rero n'abantu twagendanye cyane cyane abana banjye baravuga bati mama rwose ahorana umutuzo. Kandi ariko gutuza si uko mba ntabona wenda ko ayo masaha ari kugenda. Uko gutuza si uko mba ntatekereza icyo nakagombye gukora, ariko ntacyo ndi bubikoreho. Ndahangayika bisigare binyisha umutima, ariko ntacyo ndi buhindure. Nuko Nyagasani yabinyigishije. Noneho rero icyo nashakaga kuvuga muri uko gutuza, kenshi na kenshi nakwigiye cyose nageragaho nagombaga kugera kuri ya saha, ngasanga niyo magera kuri ya saha nta kintu nari kuramira cyane, ahubwo ngasanga isaha mpagereye ariyo nari kuhagerera koko. Ibyo mbifitemo témoignage nyinshi cyane z'ukuntu nageraga, nk'ubwo no kwishuri naragendaga ikizamini kigomba gutangira saa 12, nagera ku ishuri ngasanga barakicaza abantu, ngasanga ari nabandi bakiza, hari kaba nabaza nyuma yanjye, mbese nkabona ko kwa gukererwa kwatumye nagera saa 12 ntabwo ari ararume yasonye, ahubwo ni mbese muri make ntabwo byakabije. Muri ngiye nkaba mfite iyo saha ya saa 12, ariko kandi nkaza gusanga wenda iyo saha ntayubahirije, ariko nanagereyo ngasanga ntabwo bikabije. Nkagera wenda nyereye iminota 10-15 se, ngasanga ntabwo bikabije. Hari nubwo nakabyaga pe, nkagenda nagereyo ngasanga ibizamini batangiye kubitanga, ndetse abanyeshuri batangiye gukora. Nahagera bagahita bampereza ikizamini cyanjye, nkicara nanjye ngakora. Ubwo rero icyo ndashaka kubwira ni icyo kintu cyitwa gutuza. Nyagasani yabiguhaye aranabirinda, kuko nari ngiye kuzavamo umutima kubera guhorana gahunda n'abantu kandi ntigenga.
bikambera ikibazo cyane. Ntabwo bivuga yuko ubutareba ku isaha iri kugenda, nuko uvuga iki Nyagasani ntabwo yanga ko twubahiriza gahunda, icyo tucyumvikaneho. Ntabwo ndi kuvuga ngo Nyagasani akubwira ngo ntukubahirize gahunda, oya, icyo ushoboye ugikore ku gihe gikwiriye gukorerwa, ariko icyo udashoboye ntikiguhagarika umutima kuko kitari mu bushobozi bwawe. Kishoboye ni ikihe rero? Ni ukuba wavuga uti mu minota 30 ndagomba kuba ngeze aha n'aha, ugahaguruka koko mbere ya minota 30, ku buryo nyine ya 30 ishira ugezeyo koko. Ibyo ni ibintu umuntu apanga bigakunda. Niba rero bitagushobokeye ku mpamvu zitaguturutseho, akira ko ugomba gutuza, ubyakira uko bije. Hakaba rero n'ukuntu Nyagasani Yezu yagiye ampa gutuza ariko imbere y'ikigeragezo. Ibyo nabyo ndabivuga kuko niko byagenze. Nyagasani Yezu yigeze kumbwira ati ngiye kuguha kado ariko izakwigisha kurushaho gutuza. Ntiyego. Nuko ndagenda ndicara rwose, mbese ndicara nk'umubyeyi wohereje abana ku ishuri, abana banjye baza bose. Uwabaye wa hafi yabanjirije uwanyuma kuko n'abanyuma bari barimo. Bangezeho banyeretse izo birote, ndavuga ntako mana yanjye koko. Ijwi rituruka mu ijuru ambwira ngo gutuza nicyo nakubwiraga. None uyu mwana numukubita amanota ariyongeraho ntoya. Uyu mwana numubwira nabi biragenda bite nkaza gusanga uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize. Yezu arambwira turamenye ntugire ubwira nabi kuko nawe harahutsindwa nka kwihanganira. Nguko gutuza rero. Nuko ndabyikiriza ariko bibishye. Nta mubyeyi wishimira ko umwana we yatsinzwe, nta n'umubyeyi wishimira ko umwana we yaba uwanyuma, ahubwo wumva umwana wawe yaba uwa mbere. Yezu arambwira ati rero ashobora kuba uwa mbere ariko ntakiri icyo acyura, kimwe nuko ashobora kugaragara nk'uwanyuma ariko akagira icyo acyura. Niko byagenze kuko nta mwana wanjye wigeze asibira, kandi nkuko muri iyo myigire yabaga imeze gutya rubwo bajyaga batsindwa, ariko hakaba nubwo noneho ibizamini bya leta barabitsindaga kandi bakagira amanota meza atuma baba muri za promosiyo za mbere, kandi mu bindi bihembwe bagiye batsindwa muri ubwo buryo. Icyo rero nakubwiraga ari nacyo Yezu yambwiraga, yarambwiye ngo gutuza ntabwo ari ukuba wishimye gusa, ushobora no guturiza imbere y'ikikubabaje, ushobora no guturiza imbere y'ikigeragezo, nabyo birashoboka. Ese reka nkubwire muvandimwe, umwana wawe ararwaye, wamujyanye kwa muganga, bamuhaye imiti ntako batagize, umwana urabona ko atarimo koroherwa, none nuhagarika umutima urakora iki? Ngewe byagiye bimbaho, ni nayo mpamvu Yezu yanyigishe gutuza nuko nari ngeze ahakomeye. Nabona umwana amerewe nabi nkavuga nti ubusego ko ndarana n'umwana umeze gutya, nkaba namuheka na saa 8 z'ijoro nkiroha mu muhanda ngo ngiye kuvuza, kandi wenda iyo ndwara kandi ko kwenda akaba atari indwara yo kumwica, ariko iyo hajemo gutuza burya hari ikintu Imana igukorera. Icyo rero mvuga, ntago tugomba gutuza kubera ko twishimye gusa, ahubwo tugomba gutuza tukigira kuri Yezu kuko nawe mu gutuza kwe ntabwo yatuzaga kubera ko wenda yabaga atari mu ngorane, ariko yari afite iyo karite yitwa gutuza. Haleluya. Gutuza ni ukugira amahoro muri wowe. Amina. Ukumva kandi ko ayo mahoro ugomba kuyaha n'abandi. Banzu yihe uyahe n'abandi. Kworosha rero nabyo birasa no gutuza. Ni ukuvuga rero ngo ubanza kuba ufite amahoro ukayiha, warangiza ukorohera abandi. Koroha ni gute rero? Umuntu akaza akakubwira ati nkeneye iki n'iki, ukumva uri flexible mu kukimukorera. Ntube mekanike, kuko iyo tuvuga ngo umuntu ngo ni flexible cyangwa ni mekanike bifite iyo bisobanura. Iyo rero tuvuga ngo umuntu ni flexible undi ni mekanike, ni ukuvuga ngo hari umuntu usaba service ntiyihutire kuyiguha. Wamubwira uti nkora kanaka ugasanga wapi, agahora akambije agahanga ku kintu icyo ari cyo cyose wamusaba. Ibyo bintu rero ni ibintu bibi cyane, nta wa Kristo ukwiriye kuba ameze gutyo. Hari umwana twaganiriye mu minsi ishize, arambwira ati mama, ngewe nize kureba icyiza muri mugenzi wanjye, ngewe rwose ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wankoreye birahagije, ubu niyo wangirira nabi nzakora ku buryo nzajya mpora ngufiteho imaje y'icyiza wankoreye, kuko ibibi byo naho byaba ntacyo byaba bitwaye. Icyo rero umwana yambwiraga cyane cyane ni icyo ngicyo cy'ukuntu nyine icyiza kigomba gutsinda ikibi. Haleluya. Icyiza tukigira intwaro yo kunesha ikibi.
umuntu agize gutya kurihiye minerivare utangiye primaire urangije secondaire ugize gute yazagera muri university akakubwira ati ariko waruzi n'ikindi amafaranga ntayo ngifite ukabura mwanze wagera nawe ari kumuvuga ukajya ucira hasi uti uriya ni igica ni mubi umuntu utarandihiye university umwaka wa nyuma kandi mu by'ukuri wenda yaranakubwira ati ntabwo nkibishoboye ariko kubera ko naniwe ku kantu ka nyuma nawe ukumva ko ugomba kumuciraho urwo gupfari niko navuga icyo gihe ntabwo buri flexible buri mekanike muvandimwe ntabwo buri kwiga kureba ikiza muri mugenzi wawe hera ku kantu gato yagukoreye basi ushima ko ngako nibwo bukristo rero gutuza no koroshya nibyo ngibyo koroshya nibyo nukumva ufite mu mutima wawe iciza kandi ukumva wishimiye kugiha no kubandi haleluya koroshya nukuba ubwiwe nabi ni wumve yuko ugomba nayo gusubiza nabi umuntu yagukubita mu musaya w'iburyo ugahita wumva ko wahindukiza uw'ibumoso ni nako ijambo ry'Imana ribivuga niko koroshya habayeho rero ko abantu bagira iyo karite yo koroshya nta ntambara twajya twumva ku isi kuko izi ntambara ziriho kubera ikintu cyitwa kugungumira gukomeza dongo kuba mekanike tworoheje rero twajya tugerageza kubona icyiza mu koroshya tuzajya tubona yuko hari ibyiza bihari twigumire ku byiza ariko rero tukiri aho ngaho mu koroshya muvandi ubu ndiko bivuga uri kumva wowe ujya woroshya kandi uri mugenzi ugana mu ijuru iyo umuntu agututse uravuga ngo nta kundi nabigenza ukumva wamusabira umugisha ahubwo uravuga uti niyo yapfa njye ntacyo byaba bimbwiye kuko uba wumva nyine nawe udafite koroshya none rero kugira ngo twihanganire abantu bari mu kinyoma twabagiriye impuhwe none turagomba gutuza no koroshya kugira ngo ba bantu bave muri cya kinyoma gutuza no koroshya rero nibyo bizaduha kubihanganira kuko ntushobora kwihangana udafite izo karite zombi gutuza no koroshya ntushobora kwihangana niho hahandi ujya kumva ngo abashakanye bahora barwana bahora baryana bahora batongana n'abadatongana ngo bijye ku karubanda ugasanga bahorana nabi bameranye nabi kubera iki nta gutuza nta koroshya birimo umugore arashaka kuzamuka umugabo arashaka kuzamuka mbese yewe ngo ndategeka ngo ntabwo ariyo yubaka urugo hari indirimbo nigeze kumva bavuga ngo ndategeka ntabwo ariyo yubaka urugo haleluya ariko ugasanga abantu muri kwa kubura koroshya barashaka buri wese kuba ari we mutegetsi mukuri rero ntabwo dukwiriye kugenda gutyo nituba tumeze gutyo ntabwo tuzabasha gucana itara ry'ukuri ngo tuboneshereze abari mu mwijima aho rero niwo mubwira muvandimwe ni wisuzume kugira ngo urebe niba imbuto uri kwera ariyo mbuto ikwiriye koko haleluya kuvana umuntu mu kinyoma birasaba ko twebwe ubwacu ducana itara ry'ukuri kugira ngo turicane rero ritazima nuko rigomba kuba rifite urutambi rukomeye cyo bundi nagiye mu misa Yesu Kristo arahanyigishiriza anyigisha ate rero padiri yafashe itara yaramaze kubatiza abana aragenda afata rya tara ryo kuri aritari ararizana acanira ababyeyi babatisimu b'abana noneho ababyeyi bamwe bamara gukongeza buji gahita izima noneho mu mutima wanjye ndavuga niko padiri ko nawe abafashe kuriya buji atanayihizeho ikiganza wenda ngo se n'uyikingiriza umuyaga kuki waba adafite ubwoba kwiriya buji yazima ako kanya ijwi ryahise riza muri njyewe rirambwira ngo nuko ririya tara rifite urutambi rukomeye ni ukuvuga rero urutambi ni kariya kadodo cyangwa se ako kantu karimo imbere kaka burya iyo gakomeye ntabwo umuyaga upfa kurizimya ariko kariya kadodo iyo ari akadodo gatoya koroheje umuyaga uhuhaho kagahita kazima kuko nta mbaraga kaba gafite none rero nawe ucanye itara rifite agatambi gatoya ni ukuvuga ngo nikagera mu muyaga karahita kazima cana itara rero urishyire ku rutambi runini urwo rutambi niwe ugomba kurushyiraho none ugacana itara ukariha urumuri ruboneshereza abari mu mwijima kugira rero ngo uboneshereze abari mu mwijima nuko nawe ugomba kuba ufite uko uhagaze kandi ubyumve muvandimwe haleluya hari ibintu byinshi cyane biri mu isi biterwa no kubura ubwiyoroshye abantu bararwana abantu bararyana intambara ku isi hirya no hino ibintu birakomeye kubera iki kubera shitani yateye abantu gukakaza buri wese akaba afite ukuntu agomba kubahwa twese turaharanira icyubahiro buri wese arashaka kuba mu myanya y'imbere buri wese arashaka kuba uw'icyubahiro
noneho abaciye bugufi bakabura na wa wundi witwa ngo nuciye bugufi ugasanga nawe arashaka guca burebure mbese muri make ntabwo ashaka guca bugufi ahubwo twese turashaka kuba mu ntebe zo hejuru kuba mu ntebe z'imbere kandi Yesu yatugiriye inama ati niba gutumira ahantu ujye wiyicarira inyuma nyiri ubukwe nabona ari ngombwa azakuzana imbere aho kugira ngo icyicaro cy'imbere najya kureba asanga agomba kugusubiza inyuma icyo gihe bwo uzaseba iyo baguhagurukije bakubwira ngo wowe jya inyuma uraseba ariko iyo wibwirije wowe ukicara ku ntebe y'inyuma nyiri ubukwe hari igihe akavuga ati ariko runaka uriya mwicaje inyuma ni mu mwigize imbere icyo gihe bwo urubaho ni ijambo ry'Imana ngiye ndi kuvuga muvandimwe wanjye nkunda rero ntabwo dushobora gukura umuntu mu kinyoma tudafite gutuza no koroshya turebe aho nyagasani twanyuranye turebe uko yatwihanganiye turebe uko yatworoheye natwe tworohera abandi umuntu araje arambeshye mbese ni nkabya ndamubabarira rimwe ariko yibeshye se yongere mbese yewe ku isi ntabwo isubira cyaha nararivuze ku isi ntabwo byoroha iyo umuntu yasubiriye mu cyaha rwose bamuhana bihanukiriye kandi tukiyibagiza yuko twebwe tujya dusubira mu cyaha Imana ikatwihanganira ugasanga umuntu yibye imyaka n'imyaniko burya mu kinyarwanda bajya bavuga ngo iminsi y'igisambo ni 40 rero nayo ni myinshi burya nubwo itabarika ngo 1 2 3 4 bizagere kuri 40 ariko ni nko gushaka kuvuga ngo iminsi irashyira igisambo kikazashyira kigafatwa nuvuga ngo gishobora kwiba igihe kirekire ariko hari umunsi umwe wenda kizafatwa nicyo biba bishatse kuvuga 40 rero umunyarwanda yabivuze ashaka kuvuga ko iminsi y'igisambo ishobora kuba myinshi nuko kuvuga ngo 40 n'ukwezi kurengaho nuvuga ngo igisambo gishobora kwiba kikiba ariko kikazagera kikazafatwa nicyo bishatse kuvuga none rero natwe twabaye icyo gisambo turibye iminsi yacu igeze kuri 30 turibye iminsi yacu igeze kuri 40 muvandi koko ntabwo twumva ko dukabije none risa niba twibye iminsi 2 ubwo nibwo ntitwasubiye mu cyaha noneho twebwe tukabikora tugatukana tugasambana tukiba tukaroga tukica byose tukabikora ariko hagira ugukomeretsa akantu gatoya bese bikaba bibi cyane ukaba akayavanjiri ya wa muntu wasonewe ideni rinini yagera hirya yasanga umurima akadeni gatoya agahita mutaka umunigo kubera kubura iki kwihanganira abandi natwe rero iyo ndwara turayirwaye twakoze amabi twakoze bibi byinshi cyane Imana iratwihangana none uyu munsi kutubwira ngo mwihanganira abandi nkuko nanjye nabihanganiye nako ngako gusa katunaniye nako rero kwihanganira abandi ndamwihanganira nte ejo bundi yarantutse none yongeye aragaruka ansuzuguriye iwanjye yagize gute ugatangira kumva kutagomba mbese kumubabarira ntabwo bishoboka nkuko nabivuze mu minsi ishize kubabarira ni ngombwa ariko kandi bikatwigisha n'isomo ntabwo ari byiza yuko uzababarira umuntu ngo nurangiza ukomeze umugirire icyizere nk'icyo wari umufitiye kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga utabaye indahemuka mu bike ntakazashingwa ibyinshi nuvuga ngo nutagaragara kuri indahemuka uyu munsi ntabwo bazaguha ijuru ntabwo uzashingwa ibindi kubera iki kubera ko uzaba wagaragaye nk'aho utarinda hemuka ni ukuvuga iki rero kubabarira ni byiza ariko kandi biduhe n'isomo haleluya ntabwo ari byiza yuko navuga ngo ingo naramubabariye hanyuma ugakomeza uko wagendaga kwa kundi kuri we cyane cyane ko wabonye Imana yaguhishuriye ububi bwa wa muntu cyangwa se ububi buri muri cya kintu ni byiza kumubabarira nk'umuntu ugana mu ijuru ukemera ko mwakongera donc ubumwe bwanyu bwakongera kubaho ariko kandi ukamenya nawe uko ugomba kumwitwaraho icyo twarakiganiriyeho mu minsi ishize ugomba ngira ngo wenda nse naho ngenda nunganira umuntu ushobora kuvuga uti none se kubushize watubwiye gutya none ukabutubwiye gutya gusa ntibinyurana ntabwo binyurana biruzuzanya kubabarira ni ngombwa ariko kandi twige igihe kiduha isomo kandi ibyo tubona tubyigireho burya iyo umuntu avuga ngo ndi gutanga ubuhamya nuvuga ngo hari ikintu nahuye nacyo kiranyigisha ariko nanjye nafashe ingamba gufata ingamba rero mu buzima burya biba ari ngombwa haleluya fata ingamba hari ikintu cyakubayeho wenda ko nta ngamba wari ufite cyangwa se ntiwari ubizi ariko aho ubimenyeye wikongera kugwa muri rya kose cyangwa se ngo wongere kugwa muri ka kaga nk'utaraburiwe hego ubwo uba waburiwe
haleluya, ubwo uba waburiwe. Mu Kinyarwanda niyo bavuga ngo agapfa kaburiwe n'iki, ni impongo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo ikosa ribaye ukongera ukarisubiramo risa kwa kundi, ni ukuvuga ngo wabaye inki, impongo yabuze amatwi ikarinda yicwa kandi yari yaburiwe. Ni ukuvuga rero ngo niba Imana ikweretse ko uyu muntu atari umuntu wo kwizerwa, bibone kandi wumve yuko ugomba kumubabarira, mugakomeza kubana neza. Niba ari umuntu ugutumira mu bukwe ujyeyo, wenda tuvuge dufata urugero, waragiye wenda umuntu agerageza gukoroga uburozi ngo akuroge, wenda umuntu wareberaga ku ruhande araza arakubwira ati ibintu birye dore biraroze, kandi koko uje kureba usanga koko ibyo bintu byari biroze, kandi wa muntu wari watashye ubukwe bwe wibwira ko ari inshuti yawe. Haleluya. Noneho rero kumubabarira, ubwo urumva ko icyo ni ikibazo, uraburiwe. Wa muntu wamwizeraga nk'inshuti ariko kumbe n'umurozi kandi ashaka kugukura ku isi. Kubabarira rero ubwo tugiye imbere iyo situation. Kubabarira ni gute rero? Kubabarira ni ukumva ko ugomba kwitkorera umutwaro we. Icyambere cyo ntugende umwasasa ngo ujye kubigira abantu bose, ngo muzi ibintu bigira nakarankore, ngo bose ngo ugende ngo mukubita urushye. Niko babigenza kenshi na kenshi. Ndibuka kera tukiri abana twajyaga dutaha tuzomera abana ngo iwabo baroga. Ariko Yesu ajya mbabarira aho hantu rwose, Mana mbabarira, hari ibintu twakoraga kubera ubujiji. Ugasanga ngo kwa runaka ngo bararoga, kandi wenda ntawe baroze, ntabwo tubizi, ariko ugasanga umwana barataha abandi bana bamukubita, abandi bamuzomera ngo iwanyu bararoga, kandi tutabizi. Hari abo twari duturanye bitaga ngo nabarozi, noneho bakajya baduhamagara baterega nimuze tubagaburire, dore ko mwavuze ngo turabarozi, humura ntacyo tugutwara. Ukajyayo nyine ukarya, twajyaga tukarya yego, ariko ukumva nyine ako kato bakarimo kitwa umurozi. Noneho rero uwo murozi wamubonye, ntabwo ushakira ikiza we wabibonye, wenda si ikinyoma pe, nibyo rwose waje gusanga ko ari ukuri. Cyambere ubutaha niyongera kugutumira, iyo wamaze kumubabarira, niyongera kugutumira uzajyayo, kubera yuko waba yatekereje kugutumira. Ni ukuvuga ngo aba yagutekereje. Hari igihe muturanye, hari igihe mbese aba ari umuntu wa bugufi, uzajyayo. Ariko nibakuha ibiryo cyangwa se mbese nibakubwira gusangira wenyine, uzabyanga kuko warabibonye. Ni ukuvuga ngo kenshi na kenshi uwo murozi niba agiye kuroga ntago ari bubarogere mwese hamwe, abantu bose bari kunywa kuri iyo nzoga cyangwa se bari kurya kuri ibyo biryo. Kenshi na kenshi niyo agiye kuroga aba afite uwo avuga ati runaka niwe ndi kuviza. Noneho rero wowe uzirinda kongera kugira icyo ufata wenyine. Niba ari n'icyo baguhereje ari agakombe, mbese muri make uzabyanga, kandi ufite uburenganzira bwo kubyanga. Warangiza ukavuga uti ntacyo ndi bufate, kuko agutumira yashakaga ko haboneka. Mubwira uti ntacyo ndi bufate. Nawe ababizi kuko hari ikibazo mwagiranye. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo kubabarira ni ukudafata wa muntu ngo umwitiranye na cya kintu yakoze, cya cyaha mbese ngo kibe nkaho kibaye indorerwamo uzakomeza kumureberamo. Gerageza kumwakira nk'umuvandimwe, ugerageze kumwakira nk'inshuti, ugerageze kumwumva, ariko kandi biguha isomo. Ugerageze kwitwararika kugira ngo cya kintu cyabaye kitazongera kukubaho. Ndumva wenda nafatiye kuri urwo rugero bikaba byakumvikana. Burya no kwigisha abantu utareba biragora, ugomba vuga nuko biri kose ndizera ko biri kumvikana. Ariko kandi n'ibibazo biremewe. Umuntu wakumva adasobanukiwe icyo gihe uravuga uti ariko ahase nahumvise, ngewe nabigusobanura nta kibazo pe, nta kibazo mfite gusobanura. Kandi narakubwiye ni ngiye mbona kwigisha atari ngiye, ntabwo nabyita ubwitange. Kenshi na kenshi mbona ari inshingano, nkuko iyo umubyeyi ari kurihira umwana amashuri atavuga ngo azabihemberwa. Ni ukuvuga ngo nawe aba ari kwiteganyiriza. Nanjye iyo ndi kukubwira, iyo ndi kukwigisha, iyo ndi kuguhugura, iyo ndi kugusengera, nanjye mba ndi kwiteganyiriza, kuko hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Nanjye ningera imbere y'Imana nzayibwira nti Imana, hari igihe nicaye wenda sinabona amahoro, sinabona umutuzo, sinabona umutekano, ntakoze audio ivuga iti ngaho tambuka, kuko cyagiye nawe waruhaga, nanjye nabonaga ibyo wari uri gusana. Nuko rero nawe uzazamuka kuri izi audio zizakubera urwego, yego, ariko nanjye zizambera urwego, kuko nzavuga nti Mana, nukuri nakoze audio, nanjye mvuge nti aka nanjye nzakajyana nk'ururabo imbere ya Data ushobora byose, mubwire ni nanjye dore akantu naba narakoze mu isi.
nawe uzagenda uvuga utari ko nyagasani nge nari nagiye byarangiye dore nahindutse bitewe n'izi audio. Twembi tuzaba dufite ako karabo kitwa audio kadutambutse imbere ya data ushobora byose, maze tugende tujye guhoberana na ntama, maze atwereke data avuga ati dore umugeni wanjye wo mwisi n'uyu nguyu. Haleluya. Mwijuru ngo bategereje kuzabona umukwe n'umugeni, bategereje kureba umugeni. Nitwe rero umugeni ni wowe ni njyewe, kandi izi audio zirimo kudukarabya. Ubu turi muri salon de coiffure, turi gukoresha imisatsi neza. Ubu mpese sinakubwira amakanzu turimo kwambara, erega ibintu birakomeye. Ubu ngubu tugiye kutambuka. Haleluya, amen. Izi audio zirimo ziri kudusukura. Iyi hari ahantu wenda utari. Ubu ngubu uyu munsi hasigaye haraje uburyo bwo kugira umugeni neza, bakamusiga bakamuryoshya ukabona ubu rero izi audio ziri kudusiga, ziri gushyiraho n'akaga kureri kandi ko ku ruhande, ziri gushyiraho na twatundi kugira ngo haleluya uzatambuka usa neza, bavuge bati bati Kristo koko yakunze umugeni mwiza. Haleluya. Kuko uzaba ukeye, kuko uzaba umeze neza, warakeshejwe na audio. Birashoboka ari abavandimwe benshi muri audio bari kumbwira bati twari twararetse rozari none twayisubiyeho kubera inyigisho. Nkavuga ariko shimwa Yesu, nanjye ningera imbere ya Bikira Mariya nzamubwira nti wibuka ko hari abantu bari barataye ishapure y'ububabare, bakaba bari baranataye rozari, nkababwira njyewe icyo nakoze ni ukubabwira, si njye wabahinduye. Nuko avuga ati ngaho mwana wanjye ngwino utambuke njye kukwicazaho ngororera abakunze rozari, nuko nanjye ntambuke kubera wowe. Njye nshima Yesu cyane waduhuje, ntago njye nshidikanya na buhoro ko tubanyeho mu buryo bw'amasengesho, sinjya mbishidikanyaho. Njyewe niyo utambwira ngo uransengera mba nzi kusengera, ko hari igihe nanjye kigera wenda rimwe na rimwe yewe mihihibikano igatuma wenda ntasenga uko nari nkwiriye gusenga, ariko nkaba mfite mu mutima ijwi rimbwira ngo hari abavandimwe bari ku mavi bagusengera. Haleluya. Kandi nukuri ndagushima muvandimwe, isengesho utura unsengera nukuri rigera ku Mana pe, rigerayo kandi nkabibona. Hereka kubaho n'ukubana kandi ibintu ni magirirane, niko abanyarwanda bavuga. Ni ukuvuga ngo umwe akora kimwe n'undi agakora ikindi bikuzuzanya. Haleluya. Nta wavuga rero ngo ashoboye byose. Ntabwo nzashobora kukubwira audio ngo nshobora no kuvuga rozari igihe wenda wari utangiye rozari, nge nzaba ndimo gutegura audio. Byose ni ibiryo bitunga roho zacu. Haleluya. Noneho nibirangira tuzahura mvuga ni wowe igihe wari utetse isosi, nanjye nari ndimo gukoropa mu nzu, nuko bigenda neza. Haleluya. Nukuri twese tukabona yuko twakoze umurimo mwiza kwa data ushobora byose. Nyagasani rero afite imirimo myinshi, agenda duha imirimo itandukanye ko twese dutahiriza hehe umugozi umwe. Ibintu ni magirirane rero. Ni gute? Nanjye ubu ngubu aho ndi hano, hari igihe mba ndimo gukora audio nkavuga nuko biri kose sindi ubashe gukora ikintu kiniki, nkaba nzi ngo hari abandi bari bugikore mu mwanya wanjye. Muvandimwe nkunda rero, ntutinye kunsengera, ntugatekereze ngo inguriya se. Hari n'abambwira ngo ubwo wibonanira na Yesu si ngombwa kugusengera, wowe nkeneye isengesho ko ndi umuntu, ndacyari mu buzima bwo kwisi, kandi nanjye numva nifuza kugumana na Yesu. Yesu rero nshobora kugira gutya namurakaza wenda akaba yakwigendera nubwo atagendera ku ntege nke zacu, ariko isengesho risabira nanjye mba ndikeneye. Umuntu akambwira ati Louise ndagukunda, nkavuga nerega no gukundwa nanjye birandyohera. Haleluya. Nukuri iryo ni ijambo ryiza. Na Yesu yimubwiye ati Yesu ndagukunda, arishima, kandi aba ari kureba n'umutima wawe ubivuze. Nkanswe njyewe utareba mu mutima, ahubwo numva ijambo mbwiye biranshimisha. Rero Imana rero ntiduhe gucana itara ryitwa ukuri, urumuri rwacu rubu rw'ukuri. Haleluya. Kuko twagenderewe na roho w'ukuri, aduha gutuza no koroshya kugira ngo tuvane abantu mu kinyoma barimo. Haleluya. Uriya muntu uri mu kinyoma mugirira impuhwe, nurangiza umukuruza ikintu cyitwa gutuza no koroshya. Ntumutanike, ntumushyire ku mbaraga ngo garuka ngo niwanga ngo nakazi kawe ngo ndakuretse. Oya, ahubwo mugaruze ineza, mugaruze ijambo ryiza, mugaruze kwihangana, mugaruze gukunda. Haleluya. Gukunda nyagukunda. Haleluya. Amina. Muvandimwe nkunda rero, tumaze kumva izo ntwaro, tumaze kumva ukuri cyari cyo, yewe ndumva tugiye kuzarekeraho kuganira ku ijambo ryitwa ukuri, atari uko rirangiye muri twebwe, ahubwo ari uko dusubitse kugira ngo natwe ubwacu dukomeze twibonere. Haleluya. Ikiza cy'ukuri. Haleluya. Imbuto z'ukuri. Amina. Imbuto nyambuto nziza. Haleluya.
tube muri Kristo nawe ntago azaturekura. Haleluya. Imana rero yo kuduha umugisha, ukomeze wishimire ibihe byiza Nyagasani yatangije kuri twebwe, kandi ukomeze wunguke wera imbuto, kandi imbuto yawe niba iy'akanya gato, niba izarangirana n'uyu mwaka ahubwo igumeho. Hari abantu benshi ngiye ndi kukubwira gutyo, hari abantu benshi usanga akubwira wiyewe ngo kera ngo narasengaga we, ngo nkavuga rozari ngo nkagira gute, ngo ariko ubu naraguye. Ibyo ntabwo ari byo nshaka. Rero ngewe ndumva nifuza yuko umuntu tuzahura azaba wa muntu urimo kandi akagumamo, tukazahura n'ikindi gihe akambwira ati ndacyarimo. Haleluya. Nibyo nshaka. Twe kuhindurwa n'ikibatsi, cya kibatsi cy'umuriro wenda uri kumva muri audio utireka mpinduke, audio nizihagarara ubyibagirwe. Oya, ahubwo nibibeho kandi bihoreho. Imana yamwijije umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.